Kakajwi ni mu ntoki se ubundi Kristi Karame. kakajwi ubundi umubonaho iki? Ngewe mbona kakajwi aba yambaye masike imeze nk'iy'inguge. Ukende mubonaho mbona ariko nukuri shatangira wibwira abafana kabisa yewe urarenze. yewe murakoze ngewe Kakajwi nitwa Mukamana Christine nyine mbona kakajwi ameze nk'akaguge. ngewe rero iriya masike ngewe ijya ubundi we iriya masike harya si ingagi Oya ni inkende. ubundi Oya mugisha we ngwino uzi ko yahuruje amahanga hano gute se yahuruje amahanga kakajwe. ni ukuri ngewe buriya njya nibaza uzi abantu uzi ukuntu yabaye umusitari go hejuru y'iriya masike noneho aratwica ariko oya kari agaciyemo. reka dutangire twibwira abafana ba kakajwe. mwaramutse neza Kristi waramutse? mwaramutse neza Vestine. umeze ute se? meze neza wowe se? sha nanjye ndabona naramutse neza. naho nyine biri aho ngaho. igitondo cyiza ku badukurikiye mwese turabakunda cyane. ubwo rero tugarutse turi kuvuga ku mugabo witwa kakajwe yahuruje amahanga. abantu bamukurikiye ni benshi cyane. abantu bamukurikiye ni benshi kandi ikindi rero tugiye kumuvuga. ngewe ukuntu nabonye kakajwe. wamubonye ute se? yashakaga gukora hiti hari agira ngo ahitinge abantu bamuhitingire. kamemo abantu muri iyi si bashakisha ibyo gukora. abantu barashaka gukora cyane, barashaka gutera imbere. ariko ni byiza gutera imbere. wowe se wamubonyeho iki kakajwe? ngewe mbona kakajwi inshuro nyinshi mba numva asa nk'aho abatukana nyine akangata biri aho nyine. nk'ibiki se wumvishije bamuvuga? abantu benshi baramukunda ariko ngewe iriya masike aba yambaye mba mbona ameze nk'inguge. ngewe ikintu kimbabaza rero, ngewe ikintu nyine bisetsa abantu ngo abantu ni imihirimbiri. akunda kuvuga umuhirimbira arawukunda. ese ubundi guhirimbira ni igiki? guhirimbira buriya ni inshinga yitwa guhirimbira. guhirimbira wenda mbona yuko wenda nko guhirimbira ari nk'umuntu wenda usa nabi nyine niko nabyita guhirimbira. none se bari abazungu baba barahirimbiye abavuga nyine nawe abavuga ibyo yitekerereje nyine. urabona nawe iriya kasike aba yambaye si gutwika kuri social media. si ingagi si inkende si n'inguge. ariko kakajwe nanjye ndagusaba ubundi wazagize tukakubona ukivuga icyo kimasi kuba wambaye cy'ingagi n'inguge. wambabariye ukaziyereka. nukuri abantu bose baba bifuza kukureba. turashaka kureba isura yawe. nukuri tubabariye tuzabona isura yawe. kakajwi we mfasha ngusaba ikintu. fasha ngusaba ikintu kuko mba mbona usa nk'uwaburi bibembura. koko bimeze bite kutiyereka abafana bawe? ubundi se ugira ngo byakuraho yuko abantu bakureba? impamvu natwe tuguteho komenti ni ukubera yuko tugukurikirana. rero umuntu atagukurikiranye ubundi njye ndumva wakwiyereka abafana bawe. nawe ibyo kwirirwa uhisha isura ngo turareba neza isura twe turareba ngo kakajwi ngo turareba ingagi. neza ingagi zose ko ziba muri pariki turazizi zininjiza n'amadovize. ujya ubona ukuntu n'abakerarugendo baza kuzireba. ingagi zirakunzwe zinjiza amafaranga menshi. ahubwo se Vesti reba hariya igihe ba mukerarugendo bazaga bakisanisha n'ingagi. wabonaga kakazi kari karimo bari kubyinana n'ingagi ukuntu byari biryoshye. ariko kakajwi ngo ni kakajwi se ubundi kakajwi hejuru ameze nk'akaguge. nawe rekera kumuserereza. igo kakajwi ni ukuri
impamvu burya umuntu uzajya wumva komantere abantu baguteraho kandi ntuzabirakariremo ahubwo ujye ubikunda yuko baguteraho komantere nawe ugatese ni igiki gituma aba bantu banteyeho komantere ese ni ukubera iki bamvuze bigenda neza ni byiza burya gutera komantere ku kintu ubwo rero turagukunda ntugira ngo ni ukukwanga turagira ngo uzatwiyereke wiyereke abafana bawe n'ubundi abantu bazakomeza bagukurikire sibyo abantu bazakomeza bagukurikire kuko n'ubundi witwa kakajwi nawe uzigera gukuraho izina ni iryawe ariko tubabarire uzatwiyereke sibyo turagukunda bye turagukunda I love you reba icyo kintu cyari kirimo